and then nyuma yo kuvunika naje kuvuga nese ubu nzaguma mu kigo nta kintu nkora se niga gusa ndavuga kanshaka ikindi kintu nkora niko kujya kwiga gucuranga akagitari ntangira kwiyangaje mu bintu byo kuririmba uretse ko nari nsanzwe nkunda kuririmba nkunda kurapa nari obsessed na Tough Gang byatari ariko numva atari zo zozi zanjye numvaga inzozi zanjye atari uko umuhanzi inzozi zanjye zari uko umukinnyi and then icyo gihe bitangira niyangaje ibintu byo kuririmba muri icyo gihe cy'imvune urumva nubwo nari naravunitse ukuguru nko ku murundi tu ebana sha muri icyo gihe nyine niyongoza ibintu by'imiziki birangira mbisariyemo no ni firu urayibagirwa urebye sha nagiye kugaruka nyine imvune yakize icyo gihe nari nsigaye nkina kuri 7 hari umujama wansimburaga witwaga Brice nsanga yarenze kunsimbura gusa yarafatishije agera abana kapitene ndabugana uyu mujene sasa no kujya nkina 3 ya nyuma mitabivamo nikomereza imiziki nuko urugendo rwa football rwara ufana yahe makipe mu Rwanda no ku mugabane w'Uburayi niba atari ibanga sha mu Rwanda rero nabuze amahitamo mu Rwanda nabuze amahitamo burangiye ndi stack hagati y'amakipe urebye yose kuko hafi ya yose mafitemo amateka mba naragiye nkora amaselection muri za peri Reyo iri popira Kiyovu narakiniye kuri za tapi man ibutare mu rugo ariho bavuka mama sigaye bibugesera urumva nyine twist ya danje so nahisemo kutagira nimwe mfana ngiye akakanya ndumufana w'Amavubi mu Rwanda and then iburayi ho abantu bose barabizi ngendo umuhuriga wa Arsenal and then na Barcelona ariko again nkaba narakuze ndi inspired na Messi byatari ibintu bya Ronaldo mu bindinde kabisa nibyo nanye no kwita nkubaza icyo gihe ukina kuri iyo myanya muri iyo myaka yikina ku 8 ukaza kuhava ukajya gukina ku ruhande abakinnyi wavuga guti ngewe ndashaka gukina ku 8 ariko ndashaka gukina style nk'iyo nguyu uninde warugezweho icyo gihe ushifting ukajya kuri 7 ashaka kuba umeze nkande haba hano mu Rwanda wenda no hanze y'u Rwanda uvuga uti ngewe hari abakinnyi bititegererezo icyo gihe nkina ku 8 ho nari nkiri mutoye ku boro icyo gihe haragezweho Frank Lampard na Steven Gerrard na Iniesta na bro nyine nari mu midfielder icyo gihe nibo nireferagaho and then njya gushiftinga nkajya kuri 7 icyo gihe niwo mwanya Messi yari ari gukina muri Barcelona bamukinishaga nk'umuforce winger ari we ndeba cyane and then benga nta wagiye kwekana kubera Messi inabanje kugira ngo wenda ni nk'umuntu waje wenda ashaka kwicaza wenda kubera ko yakurushaga ku 8 noneho urahunga ujya kuri 7 oya ku 8 n'ubundi ku ishuri hakinagaho umujene witwaga muzungu yararenze kabisa competition yari yakaze yari iri hejuru ariko nanone ngasanga nyine ndi inspired na Messi hari nko muri season ya 2016-2017 I think niho Messi yari ari gukina cyane muri iyo minsi mba ntakayeyo nyine kandi reba narihutaga byatari nyine nari umuwinga kabisa muri minsi se Arsenal gukurikira Gio abakinnyi n'ibindi Declan Rice yaje Kai Havertz yaje n'undi mujene witwa ngo Timba uretse ko ntari nsanzwe muzi ariko Arsenal nyine I'm proud of Arsenal nubwo bavuga ngo twararuzinze kudatwara igikombe ariko ngiye bifata nka success kuko amasezo yabanje ino season ishize Arsenal yerekanye difference kabisa niyo kipe yari iri kuri standard yo guhangana na City nubwo wenda bitakunze mu minsi ya nyuma cyane yazize nyine kutagira bande touche itangaje cyane ariko aka kanya biri gukosoka let's hope ko muri season itaha bizaba bimeze fresh tu kuri Barca se ho uracyakurikira original yatwaye La Liga nubwo itakoze neza kuri level ya Europe muri Champions League ariko aka kanya twaguze mu midfielder good one and man I'm proud of my teams kano kanya nyine ndumufana tu
yeah. urakurikira numvisha se kuganira ibintu bya football satire kuganira nk'isaha yose ni muzima yo mu Rwanda haba hari abakinnyi b'umupira w'amaguru b'inshuti zawe ni bande ese ubundi nko mu Rwanda bariho mvuga ninde mukinnyi kugeza amagingo ye uvuga ati uyu mukinnyi nubwo abandi bose ari abahanga cyangwa mbakunda atari kuyu niwe muntu wa mbere nkunda shampiyona yo mu Rwanda nayikurikiye cyane kirimo nakundaga kumva radiyo cyane bihoraho muri cya gihe u Rwanda rwajyaga muri World Cup ya under 17 so nibo navuga ko twakuranye nibo nakomeje gukurikira bya hatari but right now ndi inshuti n'abantu bamwe na bamwe bakina muri shampiyona yo mu Rwanda ba Muhire Kevin ba Kimenyi Yves ba Mandri Thierry tunakinana agapira kuri za Canal Olympia sometimes so ndabakurikirana ntago shampiyona yo mu Rwanda nyifiteho amakuru ahagije gusa ndayikurikirana uko nshoboye umubano wawe na Bakame umeze ute na Bakame buriya ni umuntu dufitanye amateka ya danje Bakame yigeze kumpa godiyo kera nkiri umupeti bya hatari nkiri muri za stages zo gukora amaselection kiri ku munani nkiri ku munani Bakame yampaye godiyo na baro buriya ni umwe mu bantu ntazibagirwa kabisa icyo gihe twari tumaze iminsi mikeya mu rugo bimukiye Bugesera and then Bakame yabaga ku Gahembe i Bugesera abantu bahazi bahita bahumba twagiye kumusura n'abandi bapeti twakinanaga ku Gahembe yankaraza akagodiyo kabisa na baro mpita njya no muri selection za peri icyo gihe zaransinze ariko urumva ari mu bantu bamfashije wenda muri iyo kariyeri nashaka kujyamo harimo n'abantu bajya bavuga ngo Juno ashobora kuba akunda umukinnyi bita Savio Shot nibyo OG ari talented byatari ari talented nakundaga kumureba cyane mu Mavubi yarankoreraga byatari okay tubanze tugaruke kuri Clement gato Clement by'imipira barabizira njye nari ntangiye kwibagirwa ko ndi no muntu nari ngiye kubaza ikibazo hari icyo nibuze ko babaza muhuriyeho mwembi barakize namwe hagati aho ariko tubwire rero inkirigito kariyeri yo kuvuga ati reka nkore comedy wabiyumvisemo utese amyura umwana usetsa kuva ukiri mutoya mu rugo abantu bose babagaroye bashagaye bumva ko ibintu bimeze byaje bite jewe rero nakuze ndi umuntu nyine uganira bisanzwe ariko usetsa abantu ariko impano yo kuba umunyarwenya ntago ari ibintu numvaga nzaba cyane ko ntari nzi ko kubera ahantu nakuriye ntago nari nzi ko habaho n'uburyo umuntu ashobora gusetsa abantu bikaba byamugiraho inyungu ibyo rero nize nyine biraho nsetsa abantu ariko atari ibintu nzakora ngeze rero i Kigali niho imitwe yose itangirira kuza Nyarugenge numva ngo haraba ibintu ngo byo gusetsa abantu icyo gihe hari 2018 hari Bubeseka Fest kwisi ndeba cyane uzi ko ndi mukuru